ngashobora niba zino nyuguti uba wongeye mu imibare zigomba kuba ziri mu nyuguti nkuru please akakantu mukazirikana. So rero ku banyeshuri biga muri O-level cyangwa se senior free abeshi niko bayita rwose mwebwe muzaza nanone namwe kode yanyu ibitangizwa n'imibare n'ubundi nkuko ariko hano ntabwo hajyamo PR ahubwo uraza ukandikaho naho mu nyuguti nkuru please uzandikamo ORC nyine bitewe na ntuze yawe ukuntu imeze na za ntuze za nyuguti ziba zirimo hano kuri kode yawe uraza rwose ugahita uzandikamo neza ibintu bikagenda neza ariko ukamakinga sure ko wamaze kuzandikamo mu buryo bw'inyuguti nkuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane hatazagira ikintu gipfa cyangwa se bikangirika. So rero mbabwira ko iyi rwose ni channel ibagezaho ibintu byiza cyane yaba amakuru ajyanye na education yaba amakuru So anyways, ibihe byiza nshuti bakunzi bariyo Etiquette Hub. So tubashimiye kuba nanone twuhuriye kuri murongo wariyo Etiquette Hub kugira ngo tuganire. Ngira ngo mwabonye ko nesa yasohoye itangazo rivuga ko ejo ku itariki 19 saa 9 amanota y'abanyeshuri biga O-level ndetse na PCGC rwose azaba agiye out. Ubwo no kuvuga ko amanota y'abanyeshuri biga mu wa gatandatu cyangwa se PCGC cyangwa se primary ndetse n'abantu biga O-level cyangwa icyiciro rusange rwose azaba agiye hanze. So rero muri aka kanya ngiye kubigisha uburyo cyatugiye kurebera hamwe uburyo umuntu ashobora kwirebera amanota akoresheje uburyo bwa internet bitamugoye cyangwa se atagiye kwirirwa yirukanka mu bantu rwose ngo babimufashemo. So rero niba ari ubwa mbere ugeze ku yicano yariyo Etiquette Hub ni channel dusanzwe tubagezaho amakuru y'ingenzi amakuru meza banzuwe niba munsi wamaze gukora subscribe nusanga utarakora subscribe uyikore nusanga nutarakora like uyikore ndetse unajye muri comment utubwire ikintu waba wifuza ko twazakugezaho cyangwa se utubwire nuko wabonye iyi video muri rusange cyangwa se n'igitekerezo ufite. So rero mu gutangira uraza muri search engine ukoresha. Ubwo hano tugiye kuvuga ku bantu waba ukoresha computer cyangwa se ukoresha telefoni ibi bintu ahantu hose birakora. So rero mu kuza hano uraza rwose witonze hano muri search engine yawe rwose niba ukoresha Google Chrome cyangwa se Mozilla Firefox biraterwa n'iyo ukoresha. So niba ukoresha rero Google cyangwa se Firefox fakwa ujya muri search engine ukandikamo ngo sdms.nesa ushaka wakongeraho n'akantu ka Rizak cyangwa se ukakihorera byaterwa depende n'ibyo ushaka. So uraza rero nurangiza usearching uvuga ngo numara gusearchinga urahita ubona page imeze uku urahita uza ukanda hano handitse National Examination Result waba ukoresha telefone waba ukoresha machine byose ni ukubiri bwaze kuba bimeze. So rero urahita uza witonze uhita uza uklikeho nukikaho urahita ubona page imeze uku ari nayo umuntu ahita ashyiraho icyo bita kode y'umunyeshuri kugira ngo amanota rwose ahita asohokaho. So rero kwino page ni abantu benshi bakunda kugira ikibazo no kuvuga ngo hano hari primary school ahangaha na O-level ariko hano hari advanced level. Amanota ya advanced level ejo ntabwo azaba yari yasohoka ahubwo tuzaturi kureba ya primary ndetse na O-level. Ubwo no kuvuga ngo uzaza ukande uno murongo usubururu uze hano buryo hano ariho hasi bururu. So nurangiza rero uzaza hano handitse enter the index number. Zino hano hantu ushyira index number ni ukwitonda cyane kuko abesha ari gusanga rwose batayipinzemo kode nabi cyangwa se bakibeshyamo ikintu kuko murabizi ko mu buryo bw'ikoranabuhanga nubwo ikintu cyaba cyanditse mu nyuguti nkuru ukagishyira mu nyuguti ntoya ntabwo bikunda. Rero urabizi ko kode umunyeshuri uburyo ibiteye ibibanza ari imibare igakurikizaho amagambo hanyuma igasoza nanone ari imibare. Wenda dufate nk'urugero nka kode umunyeshuri ishobora kuba ari 1 2 wenda 2025. Ubwo tugiye ku munyeshuri wiga primaire nidusoza twahita tujya ku munyeshuri wiga O-level. Ku munyeshuri wiga primaire uzazishyireho PR mu nyuguti ndende please. Nushyiraho mu nyuguti ngufiya rwose amanota yawe uzagituma nyine adasohoka uyoberwa uko biri kugenda. Zino nyuguti uzandika mu nyuguti nkuru nk'uko nguko noneho usoreshe indi mibare. It's depend nyine bizaterwa
na kode y'umunyeshuri wawe uburyo imeze, uzasoresha indi mibare. So none nurangiza gushyiraho ino mibare ubwo no ku munyeshuri wiga primary, uzaza hano kande get result, nta yandi mananiza arimo, uzahita ubona rwose, uzahita ubona result nyine y'umunyeshuri uzaba ushaka kureba. So rero nanone ku munyeshuri yiga noneho oreva, ariko mbere yuko tujya ku munyeshuri yiga oreva, ni reba munsi niba ino video ubona hari ikikumariye, banzure niba amaze ukora subscribe uyikore, ndetse ino video unanayilakinge, unayisharinga abantu, ndetse yewe unajya no muri comment wandike ikintu cyose wumva twakugezaho. Rero nubona hari n'ikikunaniye cyangwa se hari icyo ushaka gusobanuza, twandike kuri 0790 845 843 rwose kuri WhatsApp, tureta tugufasha ibintu byihute rwose birangira. So rero ku bantu biga bo oreva, hano ntabwo bandikamo PR, please babwira ko hano magambo wandika hano, abantu benshi bakunda kuyandika ugasanga hari ibyo wanditse mu nyuguti nto, ugasanga amanota y'umunyeshuri hari kugaragara, bakakubwira ngo wrong index number, kandi arizo ahubwo ari uko wanditse mu nyuguti nkuru, mu nyuguti ntoya bambi. Ubwo no kuvuga ngo ugomba kumakinga sure niba zino nyuguti uba wongeye mu imibare zigomba kuba ziri mu nyuguti nkuru, please aka kantu mukazirikana. So rero ku banyeshuri biga muri oreva cyangwa se senior free abeshi niko bayita, rwose mwebwe muzaza nanone namwe kode yanyu ibitangizwa n'imibare n'ubundi nkuko, ariko hano ho ntabwo hajyamo PR, ahubwo uraza ukandikaho naho mu nyuguti nkuru, please uraza ukandikamo ORC nyine bitewe na ntuze yawe ukuntu imeze, za ntuze za nyuguti ziba zirimo hano kuri kode yawe, uraza rwose ugahita uzandikamo neza, ibintu bikagenda neza, ariko ukamakinga sure ko wamaze kuzandikamo mu buryo bw'inyuguti nkuru kugira ngo ibintu bigende neza cyane, hatazagira ikintu gipfa cyangwa se bikangirika. So rero mbabwira ko iyi rwose ni channel ibagezaho ibintu byiza cyane, yaba amakuru ajyanye na education, yaba amakuru yandagezwaho n'ibindi bintu byiza byinshi cyane. Niyo mpamvu gushishikariza kuba munsi niba amaze gukora subscribe ndetse ufungure n'inzogera kugira ngo ibiganiro tuzatubishyiraho isaha yose tuzatubishyiraho uzajya ukibona nawe uri mu bambere. Rero si ibyo gusa, kandi nubona ino video hari icyo bakumariye, unasharinga abandi bagenzi bawe, yaba amagroupe mubanamo muri izaba groupe za WhatsApp ndetse n'izindi nshuti zawe, nazo uzisharinga kugira ngo nazo zisirimuke zibashe kwirebera amanota, kuko birababaje muri iki kinyejana tugezemo kubona umuntu yakirukanka ajya kubwira umuntu ngo murebera amanota, kandi ugasanga uwo muntu yifite internet ndetse na smartphone cyangwa mashini. So rero niyo mpamvu nabwiraga urebe ino video witonze, nugira akagucika usubire inyuma wongere urebe ku buryo rwose utuntu twose dufata, ubundi rwose uze urebe amanota yawe. Rero imaze kwandika kode yawe, cyangwa nyine iyo umaze kwandika kode yawe muri make, uraza ukanda hano get result y'umunyeshuri wawe, result y'umuntu nyine ugiye kurebera rwose itiza hakaza amazina ye ndetse n'amanota yagize byose. Wibutsa ko iyo umaze no kuyibona hari uburyo uhita ureba hasi ahantu handitse download, ukaba wayidownloadinga kugira ngo nyine uyibike iri hard, cyangwa se unabashe kuba wayimwoherereza, cyangwa se waba ubona utabasha kuyidownloadinga ari nk'umuntu uri guhereza amanota, ukaba wakora screenshot kugira ngo ugumane iyo result rwose. So rero ibihe byiza mwese, nizere ko mumeze neza, kandi mu byo mwerekejemo amaboko Imana ikomeze ibahe imigisha nyinshi cyane. Asante sana, hasta la vista, tuzasubira mu kiganiro cy'ubutaha.